ukiri muto niki wibuka wasangiza abakunzi batendeza online ikintu wumva wibuka rwose dukoryo kandi mbande usana wagiraga n'amafuti mu Scovia buri ndamukunda Scovia mama urwagasaba Scovia ndamukunda byaka umukunda nk'ukuntu we sheri ariko wanduje umushyitsi kwa kuri nyina abavyeyi mama icece mwabavyeyi mwivyo bintu muzabireka nisi yo kurya neza ukibaza wenda hari n'umureti mu gitondo ariko urumva hari ibihumbi 7 by'umugati nanone twagarutse mwaramutse neza cyangwa muraho cyangwa se mwiriwe bitewe naho buri muntu wese agiye aherereye reka tubibutse ko ari kuri Tendeza online twagarutse rero twahaye ikaze abakunzi bacu tunabashimira abo dukomeje kubana muri iyi minsi yose itambutse tubana amasaha 24 kuri 24 tubibutsa ko tubakunda hanyuma rero aka kanya turi kumwe n'umutumirwa wacu mu kiganiro mumenyereye benshi bamaze gukunda cyane cyitwa nkiri muto ikaze urakoze cyane amakuru ni meza Tendeza online nushaka unavuga uti amakuru Tendeza ese niko witwa ni nako ni okay ugisobanurira abakunzi bawe yaregiye bashobora kuba batarize bakagira ngo nyinda ariko Tendeza bivuga iki Tendeza hari no gutendereza byo guhimbaza se gutendereza babizi gutendereza nibwira ko ari uguhimbaza kuramya nko guhimbaza Imana Tendeza rero uzi Kinyarwanda ndabizi ndakizi naranakize ariko Tendeza si Kinyarwanda bakabikunda nagize amahirwe make cyane yo kuba papa wanjye atarabashije kubaha igihe kinini mbari ko mbyita ngo ageze ku myaka yanjye yo kuba nabasha kubaza ibibazo yigendeye rero ntaramubaza icyo Tendeza ariko gusa nzi neza ko navutse ngo hagezweho iriya ndirimbo baririmbaga mbe Nyiratendeza aho twamujyanaga niho ntaramenya hanyuma rero Tendeza rero naho papa wanjye yarinse ariko hari umupapa wundi wigeze arinsobanurira ambwira ko Tendeza ari igisobanuro cyaryo ari nka mbabazi akaba ari izina rikunda kwitwa nyina cyane cyane abantu ngo babatese ndetse ko ntariwe ariko naho ngaho ubwo njye nahitaga numva yuko wibya ngo tumutetendereze kumbe nuko uko bimeze so umaze kugira abakunzi rero Tendeza zimaze kugira abakunzi benshi cyane rwose njye nyaruka nkareba comment abarimo na comment nyinshi ariko n'ubundi bazajya bakomeza nyine gukora muza like share sibyo turabasuje rero turabashuje cyane yego hanyuma ikaze rero urakoze cyane ikaze kuri Tendeza online urakoze cyane ikaze rwose ndabona ikirere kinameze neza banza nta mvura iribuze kugwa cyangwa se bikaba hari ibyo bita akayagirizo mu Kinyarwanda ndabona ari nako wamugana akayagirizo imvura ishobora kuza kugwa ariko turanayikeneye muri rusange cyane mu bice byo mu byaro kugira ngo wenda naha mu mujyi tuyikeneye ariko no mu byaro buriya nibo bayikeneye cyane kubera mu mujyi tuyikeneye kugira ngo bushyuhe bushire n'imikungugu abantu b'abatsaperi batikoraho ko baba bahari mbese baba bahari rwose cyane rwose Imana yiduhe rwose niduhe turayikeneye hanyuma rero Fred amakuru meze neza cyane turakwakiriye turakwakiriye turakwishimiye kuri Tendeza online hanyuma rero bigaragara uri mukuru ku kiganiro cyacu nkiri muto David Fred David kuri kamera kubera ko ari dukunda kubana kenshi kuri kamera amaze kugera hanyuma se Fred ukiri muto niki wibuka wasangiza abakunzi batendeza online ikintu wumva wibuka rwose dukoryo kandi mbande usana wagiraga n'amafuti mu ibyinshi nagiraga ari nkubaganye narabivangaga wa muntu ndavanga ntabivangaga uyu munsi ugasanga nyine uyu munsi wenda nitonze ejo nakubaganye
ariko utwo nibuka ari tudukoryo twinshi tw'amafuti nyine ni ya myaka nyine umuntu aba akiri mutoya muri primaire. Ikintu nibuka ni utuntu tugera kuri dutatu. Icyo dutatu rwose nitwo ushobora kuvuga uti ko wakoze amabara. Icya mbere uribuka kera hari igihe kigeze kugerwaho abantu nyine bakanywa amata y'ifu nyine aya ngaya nido. Ako yagiraga izina yitwaga amata y'ifu. Ariko habagamo nido, ariko hari n'andi bajyaga cyane bajyaga baha abantu nyine. Urabona nk'aya mavuta yo mwidebe rya usa urayizi. Icyo gihe rero yakundaga kuzana na nido, urumva icyo gihe babihaga nyine abantu mu buryo bwo kugira ngo bafashe abantu, abana, iki byose. Noneho rero umunsi umwe, kuko ntabwo twabaga twemerewe kuyagira gute, kuyarigata cyangwa se kuyarya, sinzi ahubwo bavuga kuyanyunguta, kuyanyunguta. Hanyuma rero umunsi umwe rwose bansiga mu rugo, baje basanga, sinzi ukuntu nagize gutya, ndavuga ariko se aya mata y'ifu wanza nkagutaho, wanza nkaryaho nk'ubu. Hanyuma maze kugira gutya, sinzi ukuntu rwose umukecuru yaje angwa gitumo rwose nayashyizemo. Oya yarampamagaye, kumbe muri uko kumpamagara nanirwa kwitaba, kumbe yagiye yafashe mu nkanka kubera ko yarya n'iki byose cyane rwose, urumva. Hanyuma amfata mu nkanka, yampamagara ati Fred ati ese mbyumva uko witabaga nayo ko nakumbuye. Hanyuma ubwo yaraje asanga rwose rwanya inkoyo, kandi ubwo wari wariye menshi, ntugira ko warishondetse, warayoye tu nk'uwiha menshi cyane rwose, urumva. Ako ni akantu kabaye. Hanyuma aba brothers banjye n'abasista baraza rwose bababwira uko byagenze, usibye ko nari mutoya kuri bo. Ntabwo bagukubise? Oya, ntabwo bankubise, barasetse gusa bakajya bansabiriza ko nanyweye amata, nanyweye amata y'ifu. Wayariyeho? Nubwo ari wawe wari wariye. Ikindi, ako ni akambere. Ikindi wenda nigeze gukora umunsi umwe, ariko byo byahoragaho. Ni cya gihe abantu bajya ku ishuri, ariko noneho bababwira koga. Wapi, njye ntabwo najyaga mpfa koga mu gitondo, uzabaze. Nagendaga, urumva, kubera gutinya amazi se akonje. Cyane rwose, kubera gutinya amazi muri rusange. amazi akonje arayatinyaga. Ahubwo gusa ikintu twakoraga, kubera ko twabaga dufite n'inka, waraziseturaga nyine, wamara kuzigeza aho zigomba kuba zigiye, ukagaruka ukikoza mu bime, wenda cyo kuri icyo wakoraga wogaga mu maso gusa. Ariko nabwo amazi asanzwe atari ikimwe. Oya, apana ikimwe. Ugasanga rwose noneho umunsi umwe kwisha baza kutureba abantu muba mutakarabye, urumva, bakakureba bakabona vandi wakarabye cyangwa ntiwakarabye. Kandi wamuganira ikime nta sabune, ikime ntiwashyiragaho intoki, wacishagaho tu kigendera. Umunsi umwe rero baza kunsubizayo rwose, bati ngenda ukarabe, kuko warabirebaga nawe ukabona umwera, urabona nta mavuta ariho, ntaki, kubera ko twe duture hafi y'ishuri, urumva. Ariko plus ugenda nyine wakuraga uvuye wenda nko mu wa mbere muri primaire ukajya mu wa kabiri, cyahitaga ugatangira noneho. Ako ni aka kabiri. Aka gatatu, nigeze kujya kudaranje inyuma y'ishuri. Inyuma y'ishuri icyo gihe, ariko icyo gihe mfataga akundi k'abana ndakajyana inyuma. Nari mfite rero, nagiraga amagambo menshi, kandi icyo gihe ninjye wagombaga kuba nzi filime cyane, ninjye wabaga uzi filime zasohotse, kuko najyaga njye muntu wenyine mu gace wajyaga njya kuzireba ahantu bazerekanaga.
hajya ziriya nzu berekanagamo amafilime kera zitwaga ngo sinzi mu Baganda nibo babita ibibanda ibintu by'ibibanda cyane twajya tujya kugura amakasete yo kureba icyo gihe rero nkoranya gakundi nkajyana inyuma y'ishuri njya kubatera story gusa na filime nabaga narebye icyo gihe cyane rwose cyane mbatera story bose barabyo kandi mu masaha yo kwiga mu masaha yo kwiga of course diregiteri araza sasa aje kubera icyo gihe nari munini ubundi ntabwo nanganaga gutya nari meze nka cy'abakobwa urumva bariruka baransiga bajya mu ishuri tayari bamubonye ni nkuko wenda mwaba muri mu nguni mu ishuri ukamubona turutse inyuma cyane ko wari busy cyane navuze cyangwa cyandenze hari ukuntu buriya ahantu hari sosiyete zigiye zitandukanye wenda uzasanga ahantu wenda hari abasirikare abapolisi abanyeshuri abandi bantu bagiye batandukanye mbese community uzasanga harimo abantu babiri cyangwa barimo umuntu bemera uzi gutera story wese ashaka kwegera cyane noneho rero ubwo umunsi umwe nyine ubwo icyo gihe diregiteri araza baramubona njye sinamubona baributse binjira Grace noneho wenge mporera nawe rero sasa ku muryango maze ikintu rero ukuntu byagenze twagiye yanjyanye muri classe imbere y'abanyeshuri diregiteri yancabye urushyi atugite cyakuzanye n'ubu urushyi rwe ndacyarwibuka nkumva ndahungabanye ariko nta n'ikindi yari bugukorere yankubise urushyi abana bati aramwishe we kuva icyo gihe filime zaragabanyutse kugeza n'ubu ntiwongeye kumenya yasohotse oya nyine narazirebye ariko kuba ari inkuru bigenda bigabanyuka gahoro gahoro uvuga utatahansanga nuko nkuko yandumva ari icyo gihe ari utwo dukorya kenshi nibuka ariko cyane ikintu nibuka cyane kurusha ibindi n'urwo rushyiri hakoze kugukubita imbere y'abanyeshuri noneho wiyemeyeho noneho ninjye muntu wari waraje i Kigali muri class yose muri vacances byari mu cyaro ni wowe wenyine wari warashyize urumva nagombaga nabaga n'akazi urumva umuntu afite anti Kigali aza kumureba aragira gute muri vacances atemberera i Kigali urumva rero ubwo rushyi rwose leta nayo yarabishyiremo n'imiyaga yabonaga rwose tuzajya dukora ariko n'ubundi twageraga gutya tukajya gukarata muri ayo masaha yo kwiga tukegera mu bintu by'amashuri kandi disi buriya abana bazaga nabo bagukeneyeho udushya nahise nabaga nkuye i Kigali biki ko nagombaga kuzana full package kabisa y'ibyo ngomba kubasangiza byo nakuye i Kigali noneho nazaga rero icyo gihe uzi ikinyoma kiba kirimo ibyo wabonye ibyo utabonye ukabavangira icyo gihe rero byari bijyanye hari imikino yari igezweho aho bitaga kwa Karirosi sinzi niba uhazi Karirosi ndaza mu Gatenga nkaza nkareba utuntu nabonye kuri televiziyo nagera nkababwira yuko mvuye kubikina kwa Karirosi ukabashushanya ariko babyitaga kandi ubwo waranabyiganaga friend cyane rwose ya mikino yindi yose wasangaga aho ngaho hari byo nahanishije cyane wenda yaba ku mashuri cyangwa ngayo nguko ese friend aka kanya dusipoze ko ufite umwana akajya boarding bakaguhamagara nk'umubyeyi bakakubwira bati umwana yakoze ikosa yagomesheje abandi bana turamwirukanye cyangwa se tugukeneye nk'umubyeyi ugasanga kandi icyo yakoze waragikoze wabyifata mote icyo gihe rero twajya mu mishyikirano n'ikigo nabanza kwanza urumva niba icyo ni ikibazo gikomeye ibintu umwana yakoze nawe warabikoze niba ataranakoze ibisa nabyo neza 100% ko yakoze wenda reka tube nko mu
abapadiri nibo bantu bakanira buriya abapadiri abihaye Imana muri rusange ubundi hari ibigo burya bikanira abapadiri mu babikira no mu badivantiste cyane rwose sibyo muri make ibigo byo muri katolike n'ibigo by'abadivantiste ni ibigo pe abantu niyo ujyanye umwana wawe uvuga ko ari safe sometimes uzi neza ko ari safe umwana rero aragiye ageze muri dortoir mu masaha yo kuryama atangiye gutera story abashyiriyeho story y'ibintu byose byo muri grande vacances basivuyemo harimo udushya twinshi urumva baba bafatanyije n'abandi ko hafashwe uwawe bakaguhamagara cyangwa bakamukohereza ati tugaye weekend uzaza uzanye na papa cyangwa na mama bibaye ngombwa ko ari Fred jyayo nabyifatamo wabigenze tugezeyo cyambere cyo habaho ibishyikirano hagati yanjye nanjye n'ikigo nabwira rero n'abantu mwe umwana arakosa wenda kubera sinanze wenda ko umwana ashobora guhanwa mu buryo bumwe ariko nabasaba ko batamuha igihano kiremereye bagashyiramo imiyaga kubera ko bashaka kutabyemera nko muri ibyo bigo twavuga ubwo baramutse batabyemeye rero akaba ari nk'igihano mbona kiremereye nahabwiye ntiburya rero mwarakoze kumfasha kureba reka dukomezanye urugendo n'ahandi rirarema gusa isomo hano ririmo rikomeye cyane reka twibutse ababyeyi frere guhana umwana rwose kwa mugani mujye mushyiramo imiyaga buriya rero ntaguce mu ijambo buriya rwose hariho abantu bahana bagakabya bagahana umwana bagakabya hari n'ibintu buriya bidakwiriye umwana cyane cyane wenda bimaze sinzi ntago mperuka kugira ku accessinga some informations ku bigo bimwe na bimwe ariko ntekereza ko cyane cyane buriya nko mu bigo twahoze tuvuga by'abihaye Imana batangaga ibihano kera bikakaye sinzi n'ubu ngubu niba bakibitanga ariko ibihano mu bihaye Imana bakunda gutanga guhinga unese njyewe urampingishiriza umwana icyate kingana kuriya njyewe yaje kuguhingira reka buryo uzabaza mu cyaro babyita ngo guhinga icy'umunsi yaje guhinga icy'umunsi wenda wamuha akantu gato akagakupa gake wenda agakoropa classe utuntu nk'utwo ariko hari abantu basangaga akaguha icyate kivuye hariya kigashyika hariya reka njyewe primaire bajyaga babidukora bakaduha umurimo ungana nka gusya nyine tukawuhinga turi nka 2 cyangwa 3 mwakererewe mwasakuje ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ntibyari bikabije cyane iyo bidakabije umwana sawa kumubura kumuhana no kumucisha akanyafu ntacyo bitwaye gakereye ko gake ariko hareba gake cyane kuko wariya amata ntibagukunda byo ndumva ari uri gushingira ko ibyo amata ntibagukunda ndetse directeur ntiyamubise directeur ntiyambatuye kwa directeur ntabwo two twari ruhagije rwonyine buriya kurambika akagucishaho iminyafu nk'inga njyewe kera umwarimu none se ushyigikiye abantu bahana abana cyane oya kubera ko ubundi nk'umubyeyi aba akwiye kwibuka nawe akiri muto ukibuka ko biriya bintu ni umwana nyine ni nayo mpamvu akitwa umwana kuba akitwa umwana ubwana bwe hari ibintu bumwemerera gukora si byose agomba gukora ibikwiriye ariko azakora n'ibidakwiriye habamo kwihanganira umwana habamo kumwakira ukamuganiriza ukamutwara no kumuhana ni ngombwa gusa none hari abana batumva iyo umwana atumva hari akantu nabonye Scovia buriya ndamukunda Scovia mama w'u Gasabo Scovia ndamukunda byaka umukunda nk'ukuntu we yankunda Kenisi Kenisi aragira ati nubimbwa uzabimbwa umuntu wese amenya yuko urimba n'ubu umugabo my friend n'ubu umugabo gusa nawe umugabo ukubonye were kuri ubu hari n'akantu ajya akunda kuvuga ngo aho kugira ngo nzapfe nitwa imbwa napfa nitwa imva urumva akantu hari n'undi nawe numvise avuga ngo aho kuba imbwa imyaka 5 nabo umugabo umunsi cyangwa intare umunsi umwe n'intare
wajyana benshi ubaye intare umunsi impamvu baba bagiranye intare ni uko nyine yari ntavogerwa ari umwami w'ishyamba. nawe ndi gukubwira Scovia ukuntu Scovia hari ahantu ari roromodo cyane ndamukunda byatanye wapyonze subscribe cyane kajya kugeraho uhita nawe rero abibone aze gukora subscribe kuri Tendeza online sibyo Scovia hari akantu yavuze ati ubundi mbese yarashatse kuvuga ubwo twari tubihereye kuri ubwo kuntu uti hari umwana utumva ukeneye ye gukubitwa ukeneye ntabwo bazamukubita nk'abica inzoka sibyo ariko hari umwana ureba ukabona mu by'ukuri akeneye akanyafu iminyafu yego ntabwo ari akanyafu ni iminyafu ubwo yari arimo abivuga ati ugasanga umwana yari arimo avuga nyine ku kuntu nyine ababyeyi urebye batarera neza hari ukuntu umwana apfa kandi umwana apfira mu iterura akaba abajeye ntakorwaho akigira abajeye ati ugasanga nk'umwana muri saro haje umushyitsi aje guhita amukoraho na za ntoki wenda yari arimo gukina iby'abana hanze arimo arubaka aragira gute akozeho ku ishati ugasanga aramwanduje ngo noneho umubyeyi ugasanga sheri ariko wanduje umushyitsi kwa kuri nyina ababyeyi mama iceceke mwababyeyi mwivyo bintu muzabireke mujye mubyirira abana mu gihe kiri ngombwa cyangwa wenda niba umuguriye umushyitsi wenda nk'agafanta umwana akaza tugasanga umwana wakiriye umushyitsi ageze ati ateruye fanta y'umushyitsi arayinyoye gute se ati jyewe yambona nari jyenyine ko nanjye nahise nsubiza nti nanjye yambona oya nta kibazo rwose oya ndavuga akanyafu nta kibazo yego nyine nanjye ndi kuvuga nti gute uha umushyitsi icyo kunywa cyangwa utegura ameza umwana akaza bagasangira gute se umwana nasuhuza umushyitsi akomeza urugendo akomeza ajya oya ariko umwana ubundi akwiye gusuhuza umushyitsi unamuhamagaye abana baze basuhuza umushyitsi bamenye ko basuhuza umushyitsi akababaza amakuru bagasubira mu gikari aho bari niba ari nyina wabo arabasangayo kuko iwabo arisanga niba ari nyirarume arabasangayo cyangwa bahamagara ariko babyeyi rwose urumva mujye mugerageza gutoza umwana akiri kugorora umwana inzira nyine agomba kunyuramo akiri mutoya yego hari ikindi twakora ababyeyi dushatse ntitwacumbikira hano twakibabwira ubu noneho nko mu gihe cy'amashuri amashuri agiye kuza agiye kuza ubu ababyeyi benshi barara bagaramye nawe ukiryamira urubavu buri wese araratekereza ati ndazibandwa nzerekeza he koko cyane noneho buriya hari n'ibigo tugaruke no ku bigo by'amashuri bitajya bishyiramo imiyaga nk'umubyeyi akaba wenda icyo gihe atabonye nk'amafaranga yuzuye wenda ahita ahereza umunyeshuri ngo ahite borodero yuzuye ariko bajye bashyiramo borodero yishyuweho inifomu ukwazo minerivare n'inifomu ntabwo byishyurwa kuri borodero imwe biri separate yego agatwara borodero ya minerivare yuzuye agatwara borodero unifomu umupira sipoti byose waburaho kimwe ntazi ukamugarura nigeze njyana umwana ku ishuri baravuga bati kugura rame zino mpapuro tebye mbona ibintu nguzeho ni byinshi mwese mwakabyara mwe ati oya bati burya rwose ntabwo bishoboka urabanza yishyure ibigo by'amashuri bajye bamenya ko ibintu bajye bamenya ko ibintu ari magirirane bajye bashyiramo imiyaga batume n'abana hariho n'ibigo bidashobora gutuma umunyeshuri akora n'ikizamini akirimo n'igiceri kimwe cy'Ibugande nuko ariyo make ashoboka ukishyura bajye bashyiramo imiyaga barebe n'irizuba ryanacanye rega abantu bari gukura hewe imana y'amahoro irengera ababyeyi reka bari ko tuvuga cyane ariko na minerivare zagiye zizamuka cyane uribuka ko uzi ko
kera ariko bijya ngo bijyana n'agaciro k'ifaranga ahari uruko ko we nka kera uko twigaga muri segonderi twishyura mu bigo bya leta twishyura 16 na 7 kandi nabwo nanjye nishyuraga 37 hari niba mbyibuka neza nge ndumva 17 wenda muri inferieur superieur ndumva nanjye byari 40 gutyo muri 40 ariko ubu ngubu ngira ngo udafite 80 heruka cyagiye bakivuga 45 hiyongeyeho bya 7 ariko nizere ko noneho nta bigo by'amashuri birimo kugenda byongeraho bya bindi ngo by'agahimbaza musiki ngo hari ibigo rero barababujije uretse baze mubwira hari ibigo ariko nyine ntibantera amabuye ariko nyine barahari gusanga minerivare ni 92 sibyo ugasanga hariho umugati umwana arishyura umugati ku gihembwe sibyo w'ibihumbi biri hagati ya 5 na 7 mu gihembwe nyine ku gihembwe nyine ugasanga ubwo noneho bashyizeho ngo nayo kurya neza 2024 kurya neza ubwo ni kuba bimeze bite banza ari kurya umureti mu gitondo ari ubwo cyo biri serious ibigo birya umureti abana barya oya tujye tuvugisha ukuri usibye za green hills okay nyine ubwo nanjye ndashaka ubwo turimo turumvisha definition yo kurya neza ukibaza wenda hari n'umureti mu gitondo ariko urumva hariho 7,000 by'umugati sibyo hakaza 25,000 byo kurya neza sibyo noneho ugasanga kwivuza umwana kugira ngo yivuze icyambere ntibamwakira adafite mituweli ariko kwivuza ni 2,500 ku gihembwe kandi afite mituweli icyo bavuze cyakora ngo iyo umwana ngo bamuvuje hariya ku ishuri ryabo nyine aho hantu ntibikunde bakamuha transferi ngo nibo bamuzana ibintu nk'ibyo nyine noneho ugasanga byose baba babikubiyemo ibyo bya transport ushobora baba babiteganyije byose noneho barangiza hari ikarita y'umunyeshuri sibyo hari ikarita y'umunyeshuri hari ikarita y'umubyeyi azitwaza agiye gusura umwana akandi ikarita y'imyitwarire yego izo karita zose nyine urumva ni 1,000 muri make bagenda nyine bakreba utuntu turaho utamenya signification ya ko ministeri niwe yaravuze ngo minerivare ni 85 ariko 7 byo hakuyarenza ni make biremewe ariko tundi bakoraga amafaranga bagomba kwiyeranja ku buryo tuza tukagaruka niba ikarita hanze aha ngaha ishobora kuba wenda kuyimprima cyangwa kuyikoresha itwaye 200 ho bazakubwira irengeje ndetse cyaturasa ho mbese bashaka ahantu bari buze gupyonyoreramo gake nyine ni bya bindi ngo inzu nziza n'icyo iririyemo cyane kabisa nanuragiriza dakama ariko agomba gukora uko ashobora agashakaho umukamo kuri iyo karita akayigihumbi kandi akiranja akazigira nyinshi niba abanyeshuri 800 wari bufate hangahe urumva ihito yakuba ubundi se ni gute umwana agira ikarita ebyiri kuko batafata ikarita imwe bagahurizaho ibyose wenda iyo umubyeyi yaje gusura umwana tuyemere sawa n'iyo umwana n'ubundi umwana niyitwara nabi ntiwirengagize ko conduite itazajya kuri ya karita yambaye cyangwa abitse yishyuye si byose izandikwa aho igomba kwandikwa si byose ariko usanga umwana ngo afite ikarita ngo ebyiri ibintu mbese bidafitiye hariya naho bazashyiramo imiyaga bazajya bashyiramo naho bazabyiteho reka ndumva hari ukuntu babigoronzora ku buryo bashobora bajya bashyiramo imiyaga babikatisha mu gikari nyine ukuntu kandi usanga umubyeyi nta yandi mahitamo afite si byose byanga bikunda nta wundi munani tugomba guha abana ni ishuri aka kanya nta butaka bujyari bwo guha abana nta
umwana agomba kwiga cyane ko niyo atiga ufite ubushobozi inzego z'ibanze ntabwo wazikira abahungu bari hanze hano gukurikirana rwose ntabwo kandi nibyo neza ikintu ubundi uzamuha ni igicumbi twigishije umwana wamugani amasambu kera ko ntayo wamugani umurage ubundi se yahabuza haragira iki iyo nkazafaye umurage wamugani ni ishuri ariko kera ko wenda ubwo n'ubundi ino content yari kubiye wenda nkiri umuto urumva ibyo byose birajyana n'ubuto n'iki ko kera twayaga tubwira nk'ababyeyi bacu tuti hari ikayi hari ukuntu twavuga ngo namenye shimi nasitaye kuri biology abana bo basigaye abanza batabishobora ibyo ababyeyi bakakanya bacanye ku maso bose ari abana ntabwo bavuza no blague ngo nese ari ibyo shimarayizi na physique arayizi mu gihe twebwe warazaga niba ari muzehe ukamubwira ati nyamuneka rwose nasitaye kuri biology mpita mena shimi tayari abadusaba amafaranga 10,000 niba ari ukabimanyanga ntayigeze aho se nari buyabwire ndebundi nawe we yanjye umanyanga urumva umuntu wandihiraga yari yarize imbere yanjye urumva yarajijutse aho ngaho ntabwo ibyo rero nta kintu nari bumubeshye none twebwe twarazaga tukabeshya ariko tukagira impuye tuti muzehe haramutse aje akabaza ibyo bintu ahubwo se yabaga ari bigere yakibyibuka ko yabaga yibereye wa mugani ashase awe ariko nta mugani ntabwo yari bigere yakibyibuka ngo ashime ngo biology ngo umubyeyi yaje kuntuza akibyibuka ntabwo yari abanyeshuri ba kera ariko nabo barahara bari inote baraziriye kabisa bari ababyeyi babo inote mwa abanyeshuri mwe mwarakuze mwabaye abagabo muri gukorera amafaranga biriya bintu muzagene mu byishuro gahoro ni nk'aba bandi iyo warayagurije banze kuyishyura bishyure nabo David warishyuye mbona ukubanza bakabaha akazi n'ubundi tayari ibonye ariko rero babona akazi ntibishyure bakavuga bati kandi nyuma hari abandi bakeneye yes of course hari abato bakeneye bari barumuna babo ubundi bagakwiriye kubyitaho reka tusezere yego usaba abantu koko tubabwire ngo iki baba bakoze kubana natwe kuri Tendeza online mujye mupyonda ahandi abarundi bavuga yose ni nyinshi ariko abasabu ni bake oya sabu muze buri muntu ukora agashare wohereza mugenzi wawe ni show izajya ihoraho izajya bakura mu bwigunge iki n'iki byose mukore rero subscribe duhamagare cyane baze tuganire banadusangiza experience batubwire bakiri bato ukuntu basitaraga kuri shimyage bakamena biology tayari y'igicuma ukabikuye ku musaza kantine tayari yakuye he inka zabaga zihari zinakamwa n'iki byose kugurisha ikimasa se gufata inka nka mirongo ngaho ugakuramo ikimasa byabaga ari ibintu birenze kugira ngo wishyurire umunyamitwe umunyamitwe ako dusaba ababyeyi bubaho umuntu wese ufite umubyeyi ajya amwubaha ajya amuha icyo ashoboye icyo ufite uzajya ukimura umubyeyi ni umuntu ukomeye cyane reka tubasezere rero tubibutse ko tubakunda tubibutse ko muri abo guhorana natwe muri ab'agaciro kuri twebwe muhari turiho natwe duhari namwe muriho yego rwose magirirana ubundi ni reciprocité hanyuma rero tubaha ikaze mu kiganiro kindi cy'ubutaha ako utandumva nzabaho umugani nsigamigani narabyemeye ubasobanurire uko bimeze yego reka rero n'ubundi ubwo tubabwire ngo bye reka tubabwire ngo bye mwakoze kubana natwe tubivuze ko tukibakunda turabikomeje hasta la vista murakoze cyane.